icika nabonye bita Pacome Zouzoua wasira mugendaho inkungugu ntibamubwiraga igifaransa simbizi urumva wasira igifaransa urakimubwiraga koko Pacome Cote d'Ivoire ya no Cote d'Ivoire bani igifaransa kigendera urani igifaransa kigendera ako ikipe yabo yaje in style ubona ko nyine baje nk'ikipe professionnel kabisa uburyo bari babanje kohereza defense party urugendo baruteguye nuvuga ngo abo bohereje mbere nibo baje kubakira no ku munsi weje kwa gatatu ubwo bazanye nabo muri Reyo kugira ngo bize kuba byoroshye 12 n'ababiri mu ijoro ryakeye unuvuga ngo ubundi Djigui Diarra Abdouarib Hamidou Msheri uwo bita Komena Abubakar Komeni Bala Musa Conte Mohamed Doumbia Peodo Pacome Zouzoua Lassine Salum Abubakar Salum Kibwana Al Shomar Denis Kane Prince Mpumelelo Dube Aziz Mwambalaso Andambwile Doga Duke Abuya Israel Patrick Mwenda Farid Musa Shah Shadrack Isiaka Boka na Bakari Mamunyeto Nondo abo ni abakinnyi 12 hanyuma technical bench abo ni bazanye gusase haje 12 abandi bari baje mbere urumva hanyuma technical bench rero cyangwa se abatoza Home Halid Falls arahari urumva abitwa Paul Henderson Matthews n'iki byose ni bench cyane ngo technical bench yo yonyine ifite abarenga 10 ngo staff technique yabo ubwo rero nuko bimeze hanyuma icyari gihari ejo twari twabwiye ko bashobora kuba bajya muri la hotel Nyarutarama ariko binyuze muri ambassade ya Tanzania mu Rwanda baravuze batereka tugabane bamwe bajye Nyarutarama abandi baze mu Kiyovu urumva ambassade nayo yarabafashije ariko bigirwamo uruhare n'abaje mbere nyine mu advance party hanyuma rero kugira ngo dukomeze izindi gahunda uyu munsi kwa kane gahunda yabo iteye gute twihuse 3:03 mu minota 2 ubwo ni gahunda ya Yanga kumwe na Rayon Sport urumva ubwo mbere ku isaha y'isambiri ni breakfast at hotels urumva ko bavuze hotels ngo ni rimwe Abanyarutarama no mu Kiyovu 3:03 kuri gahunda mu kanya mu minota 2 visit Kigali Genocide Memorial Gisozi urumva niho bagiye kujya ubu bari mu nzira bari kugerayo hanyuma ngo bagiye gusura nyine urwibutso ariko babanje gusura ambassade ya Tanzania high commission ni cyo gikorwa cya mbere breakfast hanyuma kuza kuva ku isaha y'isa 4 kugera saa 6 kuri gahunda baravuga bati Ali Kamwe Media Tour ubwo nyine aragenda azenguruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nabonaga kuri gahunda batanze yari yagombaga no kutugeraho ariko amasaha ubwo byavanze hanyuma saa 6 ni lunch saa 8:30 ahubwo saa 8:30 ubwo babicuritse kuri gahunda saa 8:30 nibwo bari hari visit high commission of Tanzania hanyuma saa 9:30 ako se wasimbutse kuko nka saa 7 hari icyo bita joint meeting of Rayon Sport and Yanga with the Minister of Sport uvuga ngo Yanga na Rayon Sport barahura na Minister wa Sport barahura ni Remera yari mu Kazayire hanyuma saa 8:30 mbere kugeza saa 9 barasura Gasharo Village ubwo hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hano baza gusurwa bagafashwa urumva mu gihe ubwo saa 9:30 hari official press conference by the event organizer ubwo nyine abateguye Rayon Day barakora press conference na Yangira birimo event organizer abateguye igikorwa aho yangizira mu nezero ni saa 10 kuko bwo hari official press conference by Rayon Sports coach and captain kuri Stade Amahoro uvuga ngo umutoza na kapiteni ba Rayon Sport baraganiriza itangazamakuru kuri iyo saa kandi kuko nabo ni saa 10 bari muri sari imwe muri sari imwe kapiteni wa Yanga n'umutoza wa Yanga nabo baraganiriza itangazamakuru mu gihe saa 11 hari official pre-match training session for Yanga imyitozo ya Yanga kuri cya kibuga cy'imyitozo cyo kuri Stade Amahoro nuko gahunda ya Yanga na Rayon Sport iteye icyo bita joint play ugakani kandi karimo kuri Rayon bo barakora saa 4 hariya mu Nzove baraza gukora hafi isaha n'igice hariya mu Nzove ejo bari bakoze hafi amasaha 2 bakora ku kintu kijyanye na technique ndetse na tactique ku bantu babonye Rayon Sport ngo we muri Rayon week uriya ngo nta philosophy y'umutoza yarimo nta approach y'umutoza uriya ngo umutoza yashakaga kureba individual z'abakinnyi buri mukinnyi ku giti cye ukameze individualite zabo buri mukinnyi ku giti cye ukameze ku munsi w'ejo akoresha imyitozo yatangiriye ku kintu kijyanye na physique
kuko Ayabonga iki cyumweru cyose ntabwo yigeze agera mu Nzove, atangira ku kintu kijyanye na physique, akurikizaho ku kintu kijyanye na technique ho gake. Ku kintu kijyanye na technique urebye ikintu bari gukoraho cyane ni ikintu kijyanye na jet direct, kandi bakora amapasi menshi kandi bihuta cyane. Iyi rero twayipfuye agasuni kubera gahunda bafite, ariko nyuma yayo byo tuzayimenamo B2P. None se bwo Banka Buster za bomba abanyamerika bateye muri Iran. Irene avuze ngo Ayabonga gusa ntiyageze mu myitozo, bagira ngo urahari. Ubundi tujye muri Rayon Day, ariko nyuma yaho rwose ubundi nyuma yaho tuzaganira kesi ya Bonga, tuganire kesi y'aba Senegale neza, nta guca ku ruhande rwose, kuko nyaye n'amakuru mfite ko nyuma y'iyi Rayon Day abateganywa kuzabazwa ibyo bibazo bafite izo nshingano bose mushobora kuzabona amabaruwa banyereye nyuma ya Rayon Day. Amafaranga yamaze kuboneka, amabaruwa ko hari ayo muzabonara, abantu bavuga ko beguye kubera impamvu bwite zigiye zitandukanye. Gusa uburyo bari kwitegura ubona ko bose bahagurutse, abantu babonye ishusho nziza cyane ku munsi w'ejo. Perezida Tade ari kumwe na Sadat muri stade Amahoro, rwose ubona ko abunze ubumwe. Sadat ahamagara bari kuzaza muri stade Amahoro kuri Rayon Day, avuga ko naho agomba kugura itike n'umuryango we akaba hari. Ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma kandi abantu bakunze babonye n'ibiciro aho bigeze, ibiciro aho bigeze keza cyane ko kugenda updating tunarebera hamwe. Ariko ko mwakurikiye Rayon Week, ni bande bakwiriye gukina imbere ya Yanga? Ngende ndashaka ko mubambwira uyu munsi 11 aho mubakurikije Rayon Week mwabonye n'abakinnyi ifite, ni bande bari buterekwe kuri Yanga? Ejo hari ikipe ya mbere yakoresheje mu myitozo, hari harimo impinduka 2-3 gutya. Uraje uhita ubwira.